Yesu ashimwe. Uyu munsi tugiye kuvugana kuri iri jambo rivuga ngo yasize ingoma ye nuko aramanuka. Baramusuzugura ntibamwemera. Hari indi nshuti nkawe se yakunda abayihinyuye? Imana itugirire neza. Uyu ni umuririmbyi dusanga mu gitabo ku gice k'154, igice cya mbere kiravuga ngo ndabaririmbira iby'uwamfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye w'iki Kristo, ukaza mu isi ukamfira, wambonye w'iki Kristo, ukaza mu isi ukamfira. Yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera. Hari indi nshuti nkawe se yakunze abayihinyuye? Hari indi nshuti nkawe se yakunda abayihinyuye? Baramushingije bashashe imyambaro, ngo Hoziyana hahirwe umwami Kristo, bukeye barahinduka bati nabambwe, bukeye barahinduka bati nabambwe. Bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo, ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura. Ibyo rero ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura. Yavuye mu ijuru aza muri iyi si, abura aho yarambika umusaya we, apfira ku musaraba, ngo nanjye ageze mu ijuru, apfira ku musaraba, ngo nanjye ageze mu ijuru. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Mu bibazo yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Mu ntambara yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Amena.